Mwiriwe muraho, ese ashimwe cyane. Nejejwe n'uyu mwanya mwiza wo kubabwira kuri kwari y'urubyiruko. Kwari y'urubyiruko ivuka buri gihe itorero rivutse. Kuko hazamo ababyeyi, hazamo abana uko bagenda bakura, n'urubyiruko ruzanye n'iryo torero, ruvukanye n'iryo torero rutangira kwitoza imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana rero ni myinshi. Imirimo akenshi urubyiruko rukunda kwibonamo, kuko iyindi ikunda guhura n'abantu bakuru bafite ubuhanya bukomeye, bakuze mu miryango, bakuze mu mico. Byorohera rero abana n'urubyiruko kujya mu makorali, uwo murimo bakora neza. Niyo mpamvu iyi korali mubona igiye kubereka DVD yabo, izi ndirimbo nziza kandi zisize amavuta, zikomoka aho ngaho, zikomoka muri iryo torero. Urubyiruko rw'umudugudu wa Kiyovu ni abasore n'inkumi bitanye umurimo w'Imana. Turibwira yuko igihe cyose bazakora uyu murimo, haba bavuye mu rubyiruko bakuze bagiye mu yandi makorali yubatse ingo, cyangwa se bagiye no mu bindi bihugu, dore ko hano mu Kiyovu hari amasezerano menshi, bazakora umurimo w'Imana. Yesu abe umugisha. Tubijeje yuko iyi DVD izabafasha mu by'umwuka no mu nzira ijya mu ijuru ku izina rya Yesu. Amen. Amen. Dushima Imana kubera ko Imana yaturinze uhereye igihe cyose twatangiye umurimo w'Imana no mu Kiyovu. Mu Kiyovu rero twatangiye umurimo w'Imana hano ku rusengero, hari korali imwe yaririmba yitwa korali ya Rugenge, niyo yavuyemo korali ya Simuruna. Hanyuma tuza kubona iyindi korali yitwa Abamaso, iyo ya kabiri. Noneho haza kuza n'urubyiruko. Korali y'urubyiruko rero yavuye muri Ecole de Dimanche. Abantu bamaze gukura bavuye muri Ecole de Dimanche binjira muri korali y'urubyiruko. Korali y'urubyiruko rero niyo mureba uyu munsi wa none ikoze uyu murimo wo kugaragaza iyi album ya mbere y'amashusho, kubera kuko bakomeje gukora umurimo w'Imana, bari Imana irabafasha. Kandi rwose twagiye tugirana ibihe byiza. Itorero ryo mu Kiyovu rirakura, tugira abakristo benshi, ubu tugeze ku makorali ageze hafi kuri 4. Ubwo rero turashima Imana yuko ikorali yacu y'urubyiruko isohoye album. Amen.
Uwiteka mutegereze wihanganye
sha uru rugendo imbere naruhereye ngaterera imisozi nkazamuka ibibaya hamanuka izuba n'imbura ntabwo nabyugamiye imyenda nshikiyeho nta pantaro nta nkweto nkigira bambeshya ngo irahemba niba ari ukungu kwemba ndayireka rero jye hanze ahangaha abasore bameze neza bararya baranywa ndayireka reka ninkwereke utuzi naraye mfite icyaka cyinshi bya hatari ntabwo cyari cyanandenze wabaye iki reka ntabwo nzi ndi umusore mwiza uramaze nyine genda tubyaraboze amashati yagucikiyeho ariko reka nguye kuri tuno tuzuye ibyeyi burure ko wadusomaho sibyo urumva tutameze fresh somaho ongera usome urya n'agakeke haguruka ngurire utubyeri ni umucunguzi wawe fata n'akabyeri nk'utubyeri dutanu ubundi unezerwe sawa rero inote ze shamperuka kuyikoraho bambeshya ngo Imana irahemba ihemba yampaye bitanu nk'ibi ngibi ndayivaho hari ijambo ngewe hano mumfashe uwiteka niwe mugabane w'umwami wanjye azareba abandi ayihanabo azareba abandi ayibeshyeshya kuko jyewe Bibiliya yawe nta cyiza kirimo azareba abandi ndabivamo reka nigende uraho se uraho iki muraho uraho nsuhuza reka uraho amakuru yawe amakuru se ntuyaruzi uretse kuko nabaye nabi kandi warakoreye Imana byagenze reka nkorera Imana iki yanjye nkuzi uri umukozi w'Imana none sinzi ndi umukozi w'Imana ntabwo nambaraga nkaberwa burya ntabwo ari uko barwana urugamba ntabwo barwana urugamba biganyira bitotomba bagambirira kuva ku Mana reka nkubwire ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 6:25 tuzarya iki tuzambara iki ngo kuko ubugingo bwacu n'imibiri yacu ubugingo bwacu ruta ibyo kurya n'imyambaro niba ruko nguko birivuga rero niko Bibiliya ivuga rwose dore ngibi muri kwihangana ihangana ukore Imana izakugirira neza niko Bibiliya ivuga akira ibi bintu nari nkuzaniye bigufashe muri uru rugendo ariko ukomeze wihangane akira ibi bintu ni ibiki akira mboretse mbanze ndebe wimbeshya biracyaza akira n'aka gatelefone ujye umamagara ubundi dusengane akira n'ibihumbi 2 bigufashe mu buzima namaze kumenya ko ari mu ijambo ry'ubugingo birimo rwose reka nirukanke njye kumwaka Bibiliya yanjye atarayitanga namaze kumenya ko muri Bibiliya yanjye hari amagambo y'ubwenge kandi y'ubugingo nsubiza Bibiliya yanjye batarayitwara rero ukomeza kuwiteka Imana kuko Imana izagushyigikira rwose kagusubiza Bibiliya yawe kandi wikomeze kuwiteka Imana haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe n'ukuri Thank you.
bazatangara niko bizaba ku bategereza Imana sukurenganiwe ikora mu gihe cyayo sanigera bose bazatangara niko bizaba ku bategereza Imana sukurenganiwe ikora mu gihe cyayo sanigera bose bazatangara. Imana yacu iratabara umutabazi Imana